ese koko ADPR yarakwirukanye ese koko warayunze ntabwo njye nabifashe nko guhunga kuko njye ntabwo nahunze kubera ADPR ahubwo nagiye gushaka ubuzima bundi kubera ADPR ariko ntarinzi rimwe ADPR yari yafunze cyangwa rero ntabwo mvuga ADPR ni umuntu umwe ku giti cye muri ADPR wari wabifunze. Turabasuhuje nanone inshuti bakunzi bacu aho muherereye hose ku isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uyu munsi twabateguriye cyangwa twabazaniye umuntu mwari mukumbuye muri benshi, reka tumwakire abasuhuze. Theo, turakwakiriye kuri channel yacu umuntu n'ukuri. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kunyakira kuri channel yacu. Urakoze cyane. Yego. Ndamya ko hari abantu batakuzi, ushobora kubanza ukatwibwira cyangwa ukabibwira kuko hari abantu batakuzi. Birashoboka cyane. Ariko nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo bose babireba. Aba nkora umuziki, ndi umuririmbyi, hanyuma ariko nkakora mu njyana ya gospel cyangwa se mu gice cya kuririmba indirimbo zaririmbiwe Imana. Amen. Turakwishimiye rero. Theo, warabuze? Ntabwo uheruka kuboneka, lockdown kuva itangiye abantu barakubuze, natwe ntabwo twaguherukaga. Uburiye he, uburiye mu biki? Lockdown gira ukuntu tuganiriza. Ntabwo navuga ngo ibyo uvuze si ukuri, kuko kuvuga ngo narabuze ndahari, ahubwo si ntiwambonye simboneka kubera nyine iyo, reka tuvuge ngo kubera covid cyangwa corona. Hari hamwe ho twagaragaraga byabaye ngombwa ko tutongera kuhaboneka kuko corona yari yabihagaritse. Ntiwari bumbone rero, ubwo nagiye aho utambona, uzi ko habayeho n'igihe cyo bita muri guma mu rugo, nta hantu umuntu ajya. Ubwo rero nyine wabonaga ba hafi, umuntu mutegeranye cyane ntibyakundaga. Ariko buhoro buhoro urabona ko ndi kugenda mboneka, bivuga ngo nabyo biri kugenda byoroha. Hanyuma muri iki gihe cyose tumaze tutakubona, itangazamakuru ritakubona, urimo urakora iki? Utegereje ko ibyo byose bibanza bikava mu nzira covid ikarangira, cyangwa hari ibyo urimo ukora cyane cyane muri ibyo tubwiye by'umuziki wa gospel ubamo, bimeze bite? Ubwo kuvuga byo mpugiyemo cyangwa ibyo ndi gukora, n'ubundi nyine ndi gukora nk'ibyo nakoraga, ntabwo nahinduye cyane cyane, ahubwo ko umuntu yabonye n'umwanya wo kubyitaho kuko harimo imirimo imwe yari yavuyemo, ubu umwanya warabonetse. Rero ni ibyo ndimo, ndi gukora indirimbo buke buke ncungana na corona ngo nirangira dukomeze nyine nk'uko byari bisanzwe. Niyo ngo rero igihe iyo mfite umwanya n'uburyo n'ubundi njya muri studio ngategura nkakora indirimbo. Hari n'izo nagiye nsohora muri corona. Nuko ngo muri corona hari indirimbo wakoze zirasohoka cyane, zigera nko kuri 2 cyangwa 3 zasohotse muri season ya corona. Zitavuga corona ariko zivuga ubutumwa bisanzwe, ahako zisohoka mu gihe cya corona. Zirahari, ziri hanze, zirazwi? Zirahari, zirazwi ku bazibonye niko navuga, ubwo nkazirangira n'abatarazibona. Indirimbo imwe yitwa Akantu. Nayisohoye corona itaramara ukwezi itangiye kuvugwa hano muri East Africa. Akantu yitwa Akantu, ubundi yitwa ngo nyamara yakora akantu. Imana cyangwa corona? Imana. Ndongera nsohora n'indi yavugaga ngo izarurwana, mbonye corona imeze nabi ndavuga nti Imana izarurwana, nabonaga rubaye urugamba. Bigezemo vuba aha ngaha rero uko igenda yoroha, nakoze n'indi ivuga ngo biremwe nonaha. Ntabwo iramara ibyumweru 2, maze icyumweru n'iminsi. Abantu bashaka kuzumva cyangwa kuzireba, sinzi niba ari amajwi cyangwa ari amashusho, bashobora kuzibona gute? Izo ndirimbo ziri kuri YouTube. Kuyihe chaîne? Ziba kuri chaîne yitwa Bose Babireba official. Ubwo no kuvuga ngo ni yawe. Aha abakunzi bacu, niba ushaka kureba indirimbo cyangwa kuzumva indirimbo Theo Bose Babireba yakoze muri iki gihe cya guma mu rugo cya covid, urasura iyo chaîne yitwa Theo Bose Babireba official. Ndakumva cyane. Imana ibahe umugisha cyane, mugende muzirebe muzumve.
Theo ushobora kuturimbira akantu gatoya cyane kuri imwe muri zo wenda byakunda nyine wowe akantu hari ikintu warimbaho gatoya ku kantu ku ndirimbo yitwa akantu naririmba turirimbiremo gatoya akantu. indirimbo yitwa akantu ibamo ubutumwa buvuga ngo nyamara yakora akantu abantu bagatangara, nyamara yakora akantu abantu bagatangara, iby'Imana itarakora iminsi izabirangiza. Amen. Utwo ni utuntu turi mu ndirimbo yitwa akantu tw'uduce kamwe ukwaka kandi ntago nabikurikiranyije niko mbihisemo. Harimo ako kavuga ngo iby'Imana itarakora iminsi izabirangiza, harimo n'akavuga ngo nyamara Imana yakora akantu abantu bagatangara. Theo ndumva ariko hari abantu nigeze kumva bavuga ngo ntago mujya muririmba live. Ikibazo noneho mbonye ko ngira ngo suko mutabishoboye kuko ndumva ijwi ryawe n'ubundi rimeze nkuko turizi mu byuma. Ngira ngo live suko mutayishoboye ni ikihe kituma bavuga ko mudakora live cyangwa nuko mudashoboye? Ni ikihe kibazo gihari? Jewe ku giti cyanjye kudakora live ntaho natumiwe ngo banayinsabe. Kuko live irahenda. Kandi noneho bigendeye ku bushobozi ushobora kubona iri bukugore ugahitamo gukora n'ubundi ntago wajya kubwira abantu ngo rero ngo ndashaka ko nzaririmba live hanyuma kandi ugasanga wenda ibisabwa batabifite kuko live ikeneye kuba ufite timu yo gucuranga kandi abo bantu bose mucurangana cyangwa mukorana rimwe na rimwe ntekereza ko nta wakorera ubusa. Hanyuma rero urumva bihita bisa n'ibyagora aho ugomba kujya kuko ugize ibyo basaba birenze bakumva ko unagoye ahubwo. Hama rero mu gihe ibyo ukora nabyo batabyanga batabirwanya, njyewe ubutumwa icyangombwa nuko bwumvikana. Usibye niyo live niyo nasanga nta n'icyuma gihari nahava ngize uko nkora ngize uburyo mvugamo ubutumwa. Ubwo rero gusa ndabikunda nanjye kandi ndabizi ngo nta hantu barayigusaba. Umaze imyaka ingahe uririmba indirimbo zihimbaza Imana? Njyewe tugendeye ku gihe maze ndirimba indirimbo zihimbaza Imana ahubwo naba naratangiriye kuri live. Ushatse kugira ngo umenye amakuru neza je natangiye kuririmba ibi bya playback bitarabaho. Ibijyanye no kuririmba live abantu bifuza batikunda kuririmba live wowe urambajije ngo kandi wumvishe ngo ijwi ryanjye ngo rimeze nkuko wenda ujye uryumva bivuga ngo wumvishe wenda nanayiririmba numva wayiririmba. Njyewe rero ndakubwiye natangiye ndirimba live playback zari zitaraza. Iyo wabaga wagize amahirwe yo kubona icyo wifashisha mu kukohereza umuziki wakoreshaga ibyo bita diskette. Bakagukorera umuziki ukwawo ukazagenda ukaririmba ujyana n'uwo muziki ariko ukoresha ijwi ryawe nyine live. Hanyuma ibyo nabiririmbiyeho igihe kinini cyane. Ariko hari n'igihe byabaga ngombwa kugera ahantu kuko nje natangiye ari ivuga butumwa nanagenda atari ibiterane nkajya mu materaniro kandi ngomba kuririmba. Hakaba naho ugera ugasanga na piano cyangwa synthesizer bafite ntijyamo ya diskette. Bagashaka umucuranzi uraho akagucurangira ukaririmba. Ntiwabyita live ariko none ntiwavuga ngo ni playback. Ndakumva byabaga wenda bituze ariko numva yari live inakomeye. Hariho n'indirimbo naririmbye mu studio nkajyanira rimwe abacuranzi icyarimwe tukaririmba nta kuvuga ngo barakora track ngo baraza kugaruka bacurange oya. Bagacurangira rimwe mukaririmba mukajyana nkuko baririmba mu rusengero kwaya. Hari indirimbo nasohoye zimeze gutyo kandi zimeze neza. Iyo yari live yo yuzuye. Rero kuba ntayikora mbona ntafite isoko ryayo. Nje mbonye isoko ryayo ni nayo nakora yonyine. Nta soko ryayo mbona kuri jewe aho bantumira kenshi n'ibiterane mpuzamahanga nagiyemo wasangaga n'abandi batumiye bakora playback cyangwa akavamo bamwe muri bo bari bwikorere live. Ariko noneho wowe ugakora ibyo ubona biri bukorohere kuko yari amahitamo yawe. Hari ikintu se bifasha buri abantu batari bazamuka kuko bigira kuri mwebwe iyo basanze mukora playback kandi ntibizatuma umuziki wa live ugenda ucika cyane cyane nko muri gospel? Ntabwo umuziki wa live wacika kuko buri muntu wese nanjye ndimo abarwanira kuba ubwo buryo yabukoresha. Umuntu wese abonye ubushobozi
kuko live ni nayo iryoha burya. nk'uko bivuze ikibazo kirimo gusa ni ukuba bihenze, ntabwo ari Guhenda ikibazo ko cy'amajwi birahenze. yanyu, nta birungo bongeramo muri studio, amajwi yanyu nuko nguko, ariko birahenze, nicyo kibazo, niyo mpamvu mutabikora. Ndetse ntabwo naremera kuguhenda cyane. Reka ndemere ngo nuko hajya ubwo kuremera reka ntabwo nakita ku kuvuga ngo birahenze ngo niyo mpamvu, oya, ahubwo ubushake bwabyo nabwo bwatuma wumva bihenze, kubera ko ntekereza ko uburyo njye nkoramo nishimira cyane kuvuga ubutumwa henshi ahashoboka, ndetse mba numva nanajya no muri rwa rusengero ahubwo rutagira ibyuma bashobora kunyifashisha wenda bakabona na duke. Hama rero iyo ukora live hari ahantu ikuzitira kuba utajya ku mpamvu z'uko ibikoresho byabo bidashyitse bituzuye. Njyewe ntabwo byagutangaza kuba wenda uzi ko ndi umuririmbyi umaze igihe, nkaba nzi ko usibye korona yavuyemo hatari hashize umwaka ngiye ahantu bantumiye banyishimiye banshaka, nkasanga mu bikoresho bakoresha kugira ngo bacurangire abantu bumve umuziki uwari uhari byasabaga ko umuriro bakoresha ari uwa battery, izi battery z'imodoka cyangwa sola. None urumva umuntu ukeneye live cyangwa waririmbye live, uzi live yari aho ngaho ntiyaririmba, ndakumvise, ntabwo waririmba. Noneho rero njyewe intego mba mfite ni uko icyo abantu bankeneyemo bakibona, uburyo bakibonamo bwose, byaba gukoma amashyi gutya, byaba gukubita ingoma, icyo nkeneye ni uko ubutumwa bundimo ngira bo mbusigira. Hama rero hari aho wagera bigasaba ngo wifate mu mufuka uvuga uti sindirimba, ibyuma byanyu ntibishyitse, njye ndirimba live. Ibyo bintu bifinina bifirika sinkoramo. Aho rero ubwo njye naba mpfiriwe, kuko nzi umusaruro wo kubwira benshi, nzi n'umusaruro wo kureka kugira ububwira. Ndakumvise cyane. Icyo ngicyo twanakivaho tugakomeza ku bindi bibazo. Ikindi kibazo ni iki ngiki, kuva korona yatangira, ubundi mwebwe abaririmbyi turabizi ko nubwo mama mufite insengero musengeramo ariko mukunda gutumirwa kenshi. Hanyuma uyu munsi wa none insengero zimwe zirasenga abantu ari bakeya, cyangwa se zimwe ahubwo ngira ngo ni na zose, cyo ndumva ntabasha kugisobanura. Kuva korona yatangira hari abantu bagutumira, wenda nubwo byaba bitameze neza nk'uko byahoze, usengera mu rugo iwawe, ubigenza gute uyu munsi vuga ubutumwa urimo urarikora mu buhe buryo? Urakoze. Ngira ngo ikintu aho ngaho ushatse nko kumbaza njyewe uko mbyumva, bisa nkaho utunga agatoki nk'ingaruka za korona mu kuririmba cyane. Rero umbaje atusengera mu rugo, ubundi byari bimeze gutya, ubundi korona yarahemutse cyane cyane nko kuri njyewe wagira ngo bayintumye, kuko korona yaje mfite planinze, mfite ibintu napanze muri uriya mwaka wa 2020, harimo n'ibiterane n'inaramaze kwemera kuzajyamo, ndetse byakure narabishizemo ibyiringiro. Ureba nk'abantu baragutumiye bakagera ku rwego bakohereza tike, ariko tike y'umuntu ujya kure hari igihe izana n'igisaguka kuri tike. Sindi buvuge ngo gutya, tuvuge nimba aho ugenda araho 1000 bakavuga bati kuko azanywa amazi azamara n'icyumweru atari mu rugo, reka tubigire 5. Tike ari 1000 ariko bagasigara 4,000 bizavamo amazi yo kunywa cyangwa fanta, n'icyo wasigira umuryango ku bantu babizi ko ufite umuryango. None urumva icyo kintu nk'icyo ubu gifitiye ibyiringiro by'icyasigaye, nimba baguhaye iyo tike haba hariho ubundi bwumvikana. Urumva rero umutima w'umuntu utangira kubibara nk'ibihari. Ubwo rero urumva korona nayo nyine aho byahaniyemo nta bigihari, sinzi niba bizanagaruka ngayo nguka, ariko habayemo ingaruka nyinshi. Ndetse n'uyu munsi korona iracyari ikibazo, ndetse cyane ku bantu bakora umuziki. Ngira ngo kuva yabaho keretse ibihugu bimwe na bimwe, ntabwo ubundi barongera kugira ikintu wavuga ngo waboneramo inyungu nkayo, nko mu buryo mu muziki muri byose. Mu muziki mu buryo bw'ibitaramo, wenda mu muziki waboneramo mu bundi buryo ntiriwe nsobanura, ariko mu buryo bw'ibitaramo
gutyo. none ubu ngubu uri mu rugo kuva korona itangiye wajya he? naho nyine urumva wavuze uti naho basenga bagerageza gusenga ari bake bafite n'amabwiriza. nta bitaramo byemewe kuba, nta za overnight, ngo habaho gusenga nyine mu bwirinzi bwa korona, urumva. noneho rero aho abantu bari ku mabwiriza ameze gutyo ntabwo bategura imyidagaduro, mbese imyidagaduro ntirabaho. usibye ko turi gusaba Imana uko korona igenda igabanyuka, bigaragara ko dufite ibyiringiro ko hari ibintu bizagenda bikunda hakongera kubaho ibitaramo bihuza abantu benshi, wenda bakoresheje ubwo buryo bwo kwirinda ku buryo batari bwanduzanye cyangwa ngo bandure, cyangwa ikanacika igasigara wenda itanandura. byose Imana yabikora. umunsi korona izaba irangiye ku isi, dusubiye mu buzima busanzwe, wowe nka Theo bose babireba urabona, cyangwa nk'umuhanzi izaba igusigira irihe somo? korona njyewe reka mvuge ngo uravuze ngo umunsi izaba irangiye ku isi, dusubiye mu buzima busanzwe. njyewe ndi kuvuga ngo wenda ishobora kuzaba inariho, ariko hakabaho uburyo bwo kubana nayo. rero ngiye kumbwira ngo isomo izaba insigiye rya mbere ni iry'uko umuntu wese unyumva akwiye kwiteganyiriza. nicyo kintu nabonye yuko ni ikintu cyatunguranye, gisaba ngo uhite ukomeza uhite ubaho mbese uko wari umeze ugume kubaho, ariko wenda aho wakuraga hatagihari utinjiza kandi usohora. kuko nimba warya gukanywa biragusaba ngo ukomeze unywe, ariko aho wajya kubikura habaye hahagazwe. birasaba rero kuba bimeze nka ya nama Daniyeli yagiriye abanyegiputi, tugiye gufata imyaka ibiri, ariko nibura bo bari babimenye. noneho rero dukwiye guhora tuvuga ko imbere twifuza ko baheza, ariko tunatunguwe. ukavuga uti nk'ubu ngubu tuvuge wenda nambaye uyu mupira, ariko si wongera wonyine. impamvu ngira imipira irenga umwe nuko mba nteganya ko nakenera undi. n'ubuzima rero dukwiye gusigazayo akantu uvuga uti biramutse bibaye gutya. nicyo kintu nakuyemo. mbese nabwira abantu ngo umuntu wese nagira icyo abona ntagahite yicura, mu buryo bwo hagira akantu umuntu asigaza. byarangoye njyewe uranabivuga nkagira ubwoba. natekereje ibintu mu isaha imwe, ibintu natekerezaga kuri korona icyaduka. ubizanye ngo babirunde nk'ahantu mvuga ikintu ku kindi, twazamara nk'igihe imaze tutarabimarayo, kuko naratekerezaga. uzi indirimbo nahimbye za korona nazisohora. kuki utazisohora? ni ubushobozi cyangwa numvise nta kintu numvise ziri bumarire kinini njye nk'umuntu. narazihwereye, nashakaga ikintu njyewe naririmbyemo nyine n'izimeze nko gutakira korona ntanareba, kuko natakiye n'Imana, ariko nkavuga wowe korona wabaye ute? ubona bidakaze. katubwira abadukurikiye ngo korona yigishije Theo kwiteganyiriza, nawe bikwigisha. tugana ku musozo cyane, nari nzi ahubwo ko twawugezeho. tugana ku musozo, hari ibitangazamakuru, hari abantu batandukanye bamaze igihe numva bakuvuganira ngo barashaka ko ADEPR kwakira, abandi bakanavuga ngo yarakwirukanye waranahunze. ibyo bintu hari ikintu wabivugaho? barimo kukuvuganira, barashingira kuki? ese koko ADEPR yarakwirukanye? ese koko warayihunze? dusoreze kuri iki. ndatekereza ko imvugo ni ikintu gikomeye. harimo ibiganiro nanjye nabonye, kumva umuntu rero avuze ati runaka yarahunze kubera ADEPR, ntabwo njye nabifashe nko guhunga, kuko njye ntabwo nahunze kubera ADEPR, ahubwo nagiye gushaka ubuzima bundi kubera ADEPR, ariko ntahunze. kuko kuva ibyo bya ADEPR byabaho umuntu wahunze ntagaruka, nasubiye mu Rwanda akarenga rimwe. ibyo rero simbyita guhunga, ahubwo ni ugushakisha. hari inzira imwe ADEPR yari yafunze, cyangwa rero ntabwo mvuga ADEPR, ni umuntu umwe ku giti cye muri ADEPR wari wabifunze. nta ADEPR ubundi jyewe mbara ko yari yamemukiye, aho umwe muri bo wafashe imyanzuro ye kuko yari afite ububasha, kandi ibyo muri sosiyete bibamo, no mu muryango runaka umuntu umwe akanga. noneho rero ububasha afite bushobora kubangamira
abantu bakubaha cyangwa babumvira amabwiriza ye barayumvira yose bakavuga bati rero witonze buriya Samu niko ateye turindire turebe hari n'abanyoherezaga bati genda umusange nkawe wenda upfukame ushake ubundi buryo ariko bakangiramo inama icyo koza iki cyo nkivuze ntunguwe umuntu kukugira inama ari umukozi w'Imana cyangwa ari pasiteri akakugira inama yo kuzabeshya iki kintu simba nemba cyumva kuko ati wowe genda uvuge gutya kandi ukumva ibintu akubwira ni si ukuri noneho rero kugira ngo njye kuvuga ibyo bitari ukuri nahisemo kuvuga ati reka ndindire ibibazo ugiye kubeshya ntibinabyara umusaruro mbese icyo wari utagetinze nabwo ntigikunda ubwo se wamara igihe kingana iki wicuza n'impamvu wabeshye nanone ntacyo bibyaye noneho rero gufata umwanya wo gutegereza niko gutegereza nka bigatinda nibwo natangiye gutekereza noneho ngo narategereje mbona nta cyiza hama ntekereza kabiri nk'umuntu wari ufite umuryango ndavuga niko nzi Bugande ko najyaga njyewe nkabona hariyo abantu bandebamo akajisho keza kuko buriya baravuze ngo amaboko azaguhuyabonera mu kuramukanya noneho mitavuga reka mbariho mba ngiye nyine ntegereze nshakisha kuko ho ntibyari bikaze nk'ahari urebye rero nibyo abavuga rero ngo baramvuganira ngo ADEPR yaranciye ntabwo ari byo kuko nyuma baranyakiriye ahubwo banyakira muri ADEPR yina kandi ari ishami ryiriye biranatangazwa nanasubiye mu Rwanda ndirimba muri ADEPR hari imidugudu naririmbyemo ahubwo ntago abantu bagiye bamenya amakuru yose none umuntu akakuvugaho yarababajwe n'itangira ariko ntiyakurikiranye hagati ntazi n'umusozo agahita byose abigira umurongo w'itangira nyamara hagati hari icyabaye na nyuma byatamenye akaguma kuri cya kindi uri umukiristo wa ADEPR 100% nta nenge kuriho inenge y'iki se kandi wumva nanavuye nahariya ntayo kuko byari byararangiye umuntu umwe ari we wanze umuntu rero ubundi ntago yari ADEPR icyo cyari ikibazo cy'umuntu nanjye gusa ku bushake bwe ntago nzanabisobanura n'indi nshuro nimbona ubimbaza icyo kintu si cyo kuko ubu ngubu ndi muri ADEPR yinaha kandi irakora turasenga ibintu bimeze neza n'ubu ntago harashira ndahamya ko nta kwezi kurashira muri iyi covid hari ahantu abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu bagiye gusengera abashumba bashya n'igihe wari umuririmbyi mu rusengero ahantu basengera abashumba abapasiteri abadiyakoni ugafatamo ijambo umuntu wavuga ngo ADEPR ngo ni ingarure n'imbabarire barayigerekaho urubanza rutari rwogenzi ko yambabariye iyitwa ADEPR cyakoze wa muntu ntago mbizi nimba we yarambabariye kuko habaye impamvu zituma wenda atakiri mu buryo bwo gufata imyanzuro ariko no kuba atari muri ubwo buryo bwo gufata imyanzuro nkanjye ntago byanejeje kuko sinari nkeneye ngo ave muri uwo mwanya sinendaga kuwujyamo ahubwo nawe ku mpamvu ze nk'uko nanjye habaye izanjye nuko nguko isi imeze kandi nko ku muntu numva nta n'icyo nkimubaraho cy'urubanza kuko nta ngorane y'icyo ngicyo nkirimo cyokoze ibyabaye byarabaye Imana igumugisha cyane abantu bose murimo kuvuganira Theo ko ADEPR yamuciye murabyumvise ikibazo yakigiranye n'umuntu ADEPR yaramwakiriye n'isaha iyo ari yo yose baba bamuhamagara agakora bibaye ngombwa cyangwa se bazamuhamagara turimo dusoza none reka mvugeho akandi kantu kuri icyo ahubwo hari ukuntu nge numva nk'abantu babivuga gutyo cyangwa bifata gutyo bakwiye gutekereza ahubwo wenda habaho kuvuga ati ADEPR nitugarurire Theo abe muri ADEPR yo mu Rwanda ave muri Uganda wenda cyangwa wenda ntinamugarure ahubwo nibavuga bati Theo kwa ADEPR yakwakiriye kandi waragiye wenda ku mpamvu zayo wakigarukiye nimba abantu bankumbuye kuko ushobora gusanga nanjye nkumbuye hari ku buryo bunaruta uko abansabira ati yajyaga aha yajyaga ariko n'ubundi ingero batanga ngo yajyaga aha kajya aha ngo bikagenda gutya ngo abantu bakaza nk'uko bavuga bati yajyaga mu biterane abantu bakaza benshi tukabona nyine ni byiza turamukumbuye ADEPR ni mubabarire oya ahubwo ni mugaru ahubwo uko bavuga ngo najyaga nka nanga bikagenda neza ntekereza ko uyu munsi muri uko kwezi kwa 4 2021 ngiye ubu ngubu n'ubundi aho hantu najyaga ntago hari kugibwa acyumvishe ni ukuvuga ngo rero ahubwo imyidagaduro igarutse nanjye nshobora kwihitiramo avuga ko icyari cyajyanye cyavuyeho uwazinga akarago kugira agasubira mu rugo ko nta kibazo kigihari
ndakumvise Theo. Abyumvise hari ijambo nasomye muri Bibiliya ngo umwana yigeze kubikirara ngo arya n'imigabane ye ngo arirukanka ntabwo twajyanye ariko mbara ko yatagiye gahoro kuko yaragiye ngo arabyangiza none ngagera ku rwego ajya gukora ahantu kugera ku rwego akora n'ibintu n'abagaragu b'iwabo badakora yewe yegera inama rero avuga ati kansube gishaka kibe wenda basi njye gukukira intama cyangwa ihene ndetse kubikorera abandi basi mbe umugaragu wa data bacyumvishe icyo ubwo rero nanjye ndi umuntu mukuru isaha iyo ari yo yose ibintu uko bigenda bijya mu buryo ninjye suyobewe kwihitiramo ko namenye se kuvayo kuko nabonaga bitameze neza nyawe kubona ko bimeze neza nkibwiriza nkasubirayo ahubwo inkoko niyo ngoma byihorere ukumva nagiye. Hanyuma ufite abakunzi ku isi yose, mu Rwanda bariyo benshi, mu Uganda, East Africa yose ndetse no mu bihugu by'Uburayi na Amerika barahari, ibyo turabizi. Umuntu wese uziteho icyo ngicyo arakizi. Nirihe jambo bababwira kuko turimo turasoza, niki wababwira? Ikindi hari uburyo bashobora kukubonamo, hari abantu baba bagukumbuye barakubuze, hari uburyo ushobora kubaha bwo kugukontakta bakaba bakuvugisha se cyangwa kukwandikira? Ndatekereza ko ibyo ni igitekerezo cyiza umpaye. Icya mbere ngomba kubwira abantu bankurikira aho bari hose ku isi kuko nanjye mpamya ntashidikanya ko bahari, ndabizi neza, mbona ibimenyetso. Nuko icya mbere ni ukugomeza kunshyigikira. Hariho kunkurikira ariko utanshyigikira, hariho rero no kunkurikira ukananshyigikira. Kuri ubu rero haje n'uburyo bwinshi bwo gushyigikira, n'ikoranabuhanga ryarabikemuye. Ushatse gushyigikira umuntu ndakubwiza ukuri ntago wamubura. Noneho udafite ikintu cye na kimwe kimukugezaho wowe ukumva ubishaka wamubona. Ubishaka wamushaka. Babwire wowe buryo. None rero urumva ngiye kumurangira, ariko n'ubundi umuntu yarashatse kumfasha ntiwavuga ngo yarambuze, ahubwo nyine nibanshyigikire. Ndumva aricyo nababwira kuko barashaka ko umushyigikira. Babwira uburyo bagushyigikiramo. Uburyo banshyigikira cya mbere ni ugukurikirana ibyo nkora kuko nyine bakamenya ibyo nkora, bakamenya amakuru yanjye. Iyo uzi amakuru y'umuntu nibwo umenya nuko wamutekereza. Buri umuntu udafitiye amakuru ahagije ntiwamuhitiramo. Nk'ubu tuvuge nko mu biribwa, njyewe byose bibaho ku isi nkunda umuceri. Urumva mu biribwa nkunda ubamo icyo ndakizi kugera ku rwego mbizi ngo ndabizi, n'umudamu wanjye arabizi, n'abandi bantu benshi b'inshuti zanjye. Nanarwaye ibyo bita kurwara ukampa umuceri ukananira sinkurike, washaka watekereza ikindi kintu kirenze, watekereza ko ntazanakira. Byashoboka ko naba ntakira. Baguha umuceri ariko se wowe ntabwo ubwo uragira ngo mvuge kandi nsarare navuze. Icyo ni kimwe, ubwo ni mu biribwa. Ariko rero ku bya music bagushyigikira iki? Kunshyigikira no gukurikirana ibihangano, ngira channel yanjye cyangwa chaîne, bakajya bakora subscribe, bakanshyigikira kuko nabyo birakora kuri ubu. Kandi iyo business nyirimo narayitangiye, nigeze kuri. Uranyemereye mbahe nimero yaboherezaho umuceri? Oya, urabaha nimero tuzavuganiraho. Hari igihe yakohereza umuceri, tugomba kuvugana akambaza nimba n'uburisho buhari. Ntabwo baburyoheye. Turabashimiye mwese abadukurikiye kuri channel yacu Ubuntu n'Ukuri. Uyu munsi twari turi kumwe n'umutumirwa Theo. Abari baramubuze, abari bamukumbuye, Theo arahari, ni muzima, nta kintu abaye. Muramubonye kandi muramwumvise. Kandi Theo, nitwongera kugutumira uzatwemera uboneke? Naboneka. Imana iguhe umugisha cyane. Ku muntu mbaza ibintu bizima ntabwo nakanga kubivuga. Urakoze cyane Theo. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane rero, mukore subscribe, mukore share na like na comment byose kuri channel yacu kugira ngo ayandi makuru yose harimo ya Theo n'ayabandi bantu tuzajya tubatumira kuri channel yacu ajya bageraho vuba. Imana ibaha umugisha. Mwakoze.